Yes, reka rero ndusheho kuguhereza ikaze njye ni Semana Jean Bosco umwanya nk'uyu wari uw'inkuru nkwibutsa gukanda subscribe kuri iyi channel yacu ya Kamatocyi TV mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo tujye tukugezaho inkuru zigiye zitandukanye zo hirya no hino. Ubu ngubu turi kuva mu mujyi wa Kigali turi kwerekeza mu karere ka Rubavu ndetse kandi mu ruzinduko rw'iminsi 3 tugiye kugirira hano muri tuno turere. Tuzasura akarere ka Rutsiro ndetse n'akarere ka Karongi na Rubavu ubundi tubone kugaruka i Kigali. Nk'uko mubibona rero turi mu nzira turi kugenda duca ahantu hari ibintu byinshi bitangaje utabonye cyangwa se ahantu hagiye hubatse mu buryo butangaje utabonye. Icyo nagusaba ni ugukurikirana video yose kugeza irangiye. Tugeze ku Gisenyi abatazi ku Kivu tuze kuhagera murebe ndetse n'ubwato ni byinshi muri bwibonere namwe. Reka ngusabe gukomeza guhanga amaso iyi video. Ndi bwabikatinge nkongera tugeze mu bwato nimba ari Rubavu Karongi hari ubwato noneho nshaka tumye mvugamo kandi nibwo amajwi nzayakuramo.
Yes, nk'uko mubibona rero ubu twageze neza ku mazi. Ubu turi ku Gisenyi nyine ku mucanga cyangwa se aho bita ku mazi ho abantu bakunda gutemberera kenshi cyane. Ubu rero ngiye kubagezaho zimwe mu nkuru zitangaje cyangwa se hamwe mu hantu nyaburanga ugeze hano ushobora gutemberera. Hari ibirwa bigiye bitandukanye hano hantu ushobora gutemberaho. Nk'uko muri kubibona rero aya ni amazi abagiye atandukanye ari hano, uburyo bari kugenda kubita umuvumba nyine ku musenyi muri kubibona rero. Ahangaha ngayo nguko nyine ahangaha ku mazi niho tugeze, tugiye gufata intera nini dutembereza abantu tubereka ibyiza nyaburanga bigize hano hantu. Mwifurije rero kuza kugira ibihe byiza, kandi nanjye ngiye kugenda ntembera buri hamwe hose ngenda nkwereka amwe mu mavideo atandukanye cyangwa se hamwe mu hantu hagiye hatandukanye hari hano hantu. Mbo rero hano ni hamwe ku musenyi cyangwa se hano naho bavuga yuko ushobora kukukira cyangwa se ngo amafi yose barobye muri kino kivu cyose bashobora kuba nyine ngo bakukira hano, bakaba ariho baza kugenda bavangurira zino fi nk'uko mugenda mubibona. Hirya rero hari abantu benshi bari kuvangura amasambaza ndetse n'ubundi bwoko bw'amafi bugiye butandukanye. Hariya twavuye nagerageje kubereka abantu baba bahari bagenda nyine bafata amasambaza cyangwa se bavangura amafi mu buryo bugiye butandukanye bitewe n'ubwoko bw'ayo mafi bakagenda bayashyira ukwayo. Batubwiye yuko rero bamwe mu barobyi bashobora kumara nk'iminsi 2 bari hagati mu kivu bari kureba cyangwa se bateze iyo mitego kugira ngo babashe gufata ayo mafi. Mbo rero ntago turi bwatinde cyane, ahubwo ngiye ubu ngubu ngiye gufata ubwato nk'uko nabibasezeranyije, twambuke tujye ku kirwa kiri hariya hakurya mu mazi turebe uburyo biba byifashe, ngende mbereka buri kimwe cyose. Mwifurije rero kugira ikaze kandi muhaye ikaze kuri televiziyo yacu inyuraho aya makuru atandukanye ariyo bita Kamatocyi TV. Umukunzi wacu rero ndakwizeza ko inkuru zishimishije ndetse zo hirya no hino mu Rwanda uzagenda uzibona. Batubwiye yuko rero yukomeje aya mazi ukambuka hakurya uhita ugera mu gihugu cy'abaturanyi ari cyo Kongo. Naho rero tuzafata igihe cyo kujyayo ku buryo noneho tuzafata ubwato nitugaruka tukagira no muri Kongo. Temba here hari shamuntu utakizi ukimeze nk'umujangwiri nkanjye mazabashe kureba rero ikivu ku buryo kiba kimeze. Ikivu we amazi ntagabanyeganyega. Irama kayicaye yajyemwe imbere ariko ari hejuru ngo nakari none sirani ya mbere ngiye meshuro 17 igere wanyu ni watise ko ngiro nkazijyamo sebe agenda yarego birahana mba mana ubu byatahatse ariko ubu none wow ndi wamandazi naseze hano mudamu ari kujya kugisha ari akosha biri nanjye bira bintu zonze yambigura buryo biranyabye yayimaze nemesa ariko naje nasa bayibaye ngo ni mubyiri babitoha wabona kuri kuki nasa aba ko ngubite bikibe muteko nkanga nkura amadiko bijya bagiye kufunga se ako se undi waya amafaranga n'ukuri kw'Imana 180 ngubona nuge ati ngenye araho gusanga singure ushobora kurya pura mu giturage gakomamo imisi 3
bose uri gukamera zino ndugusa uri kuzana se buriya muri mu mba nziho. bagiye gufungwa ku mafaranga yarayibye amazi ababonerana ku buryo ikintu cyarimo kibona inda zacu zatunaniye ubundi barakora ariko baranagucyuza. ibihe se ushobora beshya kandi twabiriye amandazi sha amandazi se njye ntayo nari mfite muyo nari mfite njyewe ya bindi nabisatse n'ubundi ndabibura cyayi nese ko yasatse mu mifuka hano ku ruhande wafashe ntabwo bayatwaye ariko biba bishyira ziba w'insakuriye ese ko nayasatse sinyabona meredofone niba mugire ajya ari amayinite arimo si wowe wayamaze niza nyine uri kubeshyira abantu ngo bakwibye batakwibye ayibye make si kuri gutuma uwo muntu agenda nyiri kariya kano kaboteri kagera ibugarura karenga iwacu mbonye nyirako agiye n'ubuhita ariko dukwiye ndabutapuyemo pasiwadi cyakwirebera tuno dufite urimo hano ntabwo yabavamo gusa